hariho changes nyinshi cyane ku buryo amakampani menshi ubu nyine karagenda yirukana abakozi cyo kwirukana ibihumbi 30,000 employees kandi plan yayo ngo nukwirukana abakozi ibihumbi 600. iyo ni kampani imwe gusa. urumva abantu benshi barimo kubura utuzi nowadays. twatangiye tubivuga yuko abantu benshi babuze utuzi. impamvu babuze utuzi ni ukubera yuko amakampani menshi ntabwo akiyabona need, ntabwo akiyabona ko ukenewe muri iyo position. Skills bakeneye muri company zabo ntazo ufite. Ntabwo ibi byose turimo kubivuga just kubaha what's going on cyangwa se kubatera ubwoba, ahubwo turimo kubivuga kugira ngo tugukangurire cyangwa se twese nyine muri rusange kwiga skills, kwibikaho ubumenyi runaka ushobora gukoresha mu kumakinga money mu gihe wabaye laid off ku kazi cyangwa se bakwirukanye, ukaba washobora gukoresha skill yawe n'ubundi kwiteza imbere cyangwa se kugira ngo surviving. Tekereza rero wibaza uti imyaka 5 maze muri Amerika, 10 maze muri Amerika, ni iyihe skill, nubuhe bumenyi ufite, sibyo? Nuvuga yuko ideni ry'intebe, mu nzu y'ideni, inzu ni ideni, intebe ni ideni, utwara ideni, sibyo? Ubaye mu ideni, urumva? Wicara ku ideni ari izo ntebe, usinzira ku ideni, n'igitanda, rimwe na rimwe n'amadeni y'imyenda, amahuzu yo kwambara, wambara amadeni. My friend, icyo kintu cya mbere kizagusubiza inyuma, hanyuma utangire kwibaza ngo ni gute ndatera imbere, kandi warafashe inzu iruta ubushobozi bwawe. Udufaranga twose urimo urakorera turimo gushirira mu mabills, urimo urarwara ukananirwa no gufata n'umunsi umwe kugira ngo murakaze neza cyane kuri 3 pillars. turabiyegereje mwese aho muri kandi mwisange. Reka ntangire rwose mbesikizaho hari hashize ibyumweru bitari bike nta video nshira kuri 3 pillars. Mainly no kubera yuko nari busy cyane n'impamvu nyine za famille n'akazi ku ruhande kandi nkora ka full time. Niyo mpamvu nyine ntabashije nyine gupostinga video. Rero nagarutse kandi ariko sinagarutse njyenyine, ahubwo nazanye n'umutumirwa ndagira ngo yabibwira nawe kugira ngo mubashe kumumenya batamuzi. Muraho neza, nanjye nitwa Jackie, ndizera ko atari bwo bwa mbere ngeze muri studio za 3 pillars. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Rero uyu Jackie mubona hano wenda ntiyarangije kubibwira, niwe mufasha wanje, niwe dufatikanye urugendo rwa marriage hano mu isi. Rero nkaba nifuje ko topic y'uno munsi tuyiganira turi kumwe nawe, kubera yuko cyane cyane ibyo tuvuga bikora impande zombi, birareba impande zombi, kuba papa, kuba mama, cyangwa se famille en general. So rero mu mavideo nagiye nkora ubushize, urebye wasanga amavideo nk'uko ino channel yitwa 3 pillars, inkingi zitatu, nagiye mfocusinga kuri faith, nkavuga ibintu nyine bya spirituality, ndetse hariho couple video maybe 2 zivuga kuri family. Uno munsi nubisheka rero ko tuvuga ku yindi nkingi yitwa finance, tuvuge ku bijanye n'umutungo, tuvuge ku bijanye n'amafaranga. Rero hari hashize igihe kitari gito rwose ndimo gutekereza nino minsi bino byumweru maze ndimo gutekereza ukuntu abantu benshi muri kino gihe bafite ubukene. Usigaye uvugana n'umuntu wumva akakubwira ati maze icyumweru naratakaje akazi, maze ukwezi, maze amezi 2, maze amezi 6. Ejo bundi hari couple nari nagiye kubonana nabo, barambwira ngo bamaze imyaka 3 n'igice badakora hano muri Amerika. Ni ukuvuga ngo kuva bagera hano muri Amerika ntabwo barakora n'umunsi n'umwe. Ibaze nawe nk'umuntu uri muri Afrika, can you imagine umuntu kumara imyaka 3 n'igice hano muri Amerika adakora, kandi ari famille ifite abana babadepandaho kuri buri kimwe cyose. Bamwe muri abo usanga wenda banafite n'indi miryango basize muri Afrika babatezeho, nyine bumva ko nyine nabo bagira icyo babamarira. Ariko crise
ubushomeri buri ahantu henshi, ntiburi aho gusa muri Afurika, buri no mu bindi bihugu bino bikomeye ari by'abantu bajemo. Ndagira ngo nawe Jackie ibyo bintu urabibona? Yes, ubukene ni ikintu cyugarije abantu mu mpande zose z'isi, cyane cyane ku bari hano. Abenshi baba bazi ko baje ahantu hari amafaranga, ariko niba hari abantu bakenye muri ino minsi ni abantu bari hano, kandi bo noneho ubukene bwabo bugaragara cyane ko baba bafite n'indi miryango baba barasize muri Afurika ibadipendingaho. Rero ugasanga ubukene bwabo nyine burimo buragaragara cyane. Yes, uko ni ukuri. Rero tubitekereza rero twibashije ku mpamvu zituma abantu bagira ubukene n'uburyo bashobora kuva mu bukene, kubera yuko Yesu ubukene bwahozeho kuva kera, twavutse tubusangaho, ndetse na Yesu yavuze ngo abakene muzahorana nabo. Uko niko kuri, ntabwo bizashoboka ko abantu bose bazakira baba bakire, kandi ntibizashoboka ko abantu bose baba bakene. Ubukene bushobora kwiyongera cyangwa bukagabanuka. So rero turimo kubitekereza, rero twatekerezaga ni izihe mpamvu bundi, kuko tutaramenya ikibazo ntidushobora no kumenya n'igisubizo. Na muganga mbere yuko aguha igisubizo azabanza ndagira ngo akagupima kwanza, akareba indwara niki, nihe ibintu bipfira, kuko naguha umuti inkorora igahagarara ejo kandi ikagaruka, ubwo ntabavuye ikibazo, abavuye symptoms, atavuye root cyangwa se inkomoko y'icyo kibazo. So rero tutangira gucukumbura tureba niye mpamvu ituma abantu bagira ubukene. None n'ibihugu nk'ibi bikomeye nabyo usanga abantu dufite ubukene, turi broke. Rero dusanga hari impamvu ziri muri kategori zibiri. Impamvu zo ni nyinshi ariko ziri muri kategori zibiri. Kategori ya mbere ndagira ngo ni abantu sibyo bagira ubukene batabigizemo uruhare. Yes. Yenda bakabyisangamo ari n'ibintu badashobora guhindura bitewe n'uko nta bushobozi bafite ibyo bintu nyine bituma bagira ubwo bukene. Ni impamvu ziri outside, ziri hanze yabo, ziri external, ibo badashobora gukontrola. Izo mpamvu turaza kuzivuga, impamvu zitanu. Ariko kandi tubabwire n'indi kategori ya kabiri, impamvu zituruka umuntu wenyine yiteza ubukene, ziri intano, impamvu ziguturuka wowe ubwawe, kandi ugize icyo ubikoraho birashoboka ko wava muri ubwo bukene, ubuzima bwawe bugatangira guhinduka, kandi ukabona rwose hariho diferanse nyine bitewe n'imyanzuro wagiye ufata. Rero ndashaka ko wenda kuri no pariti ya mbere nshaka ko tuvuga ku mpamvu umuntu yiteza ubwe, noneho ndaza gufata part 2 mvuge ku mpamvu zidaturuka ku muntu ahubwo zituruka ziri hanze ziri hanze nyine ibyo umuntu we yakora. So duhere rero ku mpamvu ya mbere. Wumva impamvu abantu bakenye ni iyi? Kuko wari ubivuze, impamvu zitumye abantu bakena cyane muri iyi minsi ni nyinshi. Ariko imwe mu mpamvu imwe natangira nibandaho iteje ubukene muri society yacu uyu munsi, impamvu yo kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwacu. Living beyond your means. Yes. Iki kintu ni ikintu cyugarije our society, our community hano turi, ndetse ndizera ko namwe aho muri ariko bimeze. Aho usanga dusigaye dukora ibintu tutabyikorera ubwacu, ahubwo turi kubikorera abandi bantu. Wenda duhereye nko ku nzu, usigaye usanga umuntu agiye kugura inzu akavuga ngo nkeneye kugura inzu, munshakira inzu imeze nk'iyo kwa runaka. Kandi runaka ntago munganya ubushobozi, runaka ntimunganya the size of the family, ariko ngushaka kugura inzu imeze nk'iyabo, ingana nk'iyabo, kandi the size of the families ntago zingana, ariko ngo kuko ariyo yafashe kugira ngo utagaragara ko uri less cyangwa se kurusha ubushobozi, nawe ugure inzu imeze nk'iyi, ngo batagucishamo ijisho. Kandi uko kwishyira hejuru nicyo kintu cya mbere kizagusubiza inyuma. Hanyuma utangire kwibaza ngo ni gute ndatera imbere, kandi warafashe inzu iruta ubushobozi bwawe. Udufaranga twose urimo urakorera turimo gushirira mu mabills, urimo urarwara ukananirwa no gufata n'umunsi umwe
kugira ngo babandi bagura inzu akaba yafata extra overtime agakora nukuvuga ngo ubundi inzu yari kukubera blessing nawe ibaye burden kubera ko yanzu noneho ntukijyamaho ntukwijyamamo niba hari ibintu twakagombye kuzajya twitondera like nk'inzu inzu ni ikintu ugomba kuzageramo ya stress yose yo hanze aho wiriwe induru y'aba supervisor n'ibiki byose ukaza kuruhukira mu rugo ariko niba ufata iyo nzu ahubwo ikagukipinga outside ntabwo welcominga in kuko ntuza kuyicara mutarimo kuyishyura ahubwo iragusohora hanze ugiye gukora utuzi 2 cyangwa se 3 kugira ngo bashe kuyaffordinga kandi ntunatere imbere usanga amafaranga yose urimo urakorera ari kujya kuri iyo nzu gusa. And by the way ubundi barekomendinga ko amafaranga uspendinga ku nzu atagomba kurenga 30% y'amafaranga winjiza cyangwa se amafaranga ukorera niyo waba udakora ariko hari amafaranga winjiza ava ku musponsor cyangwa se ari wo yakorera inzu igomba gutwara byibuza 30%. urumva ntirenze 30% kugira ngo n'ibindi nabyo byishugwe ariko sad reality ari gihe usanga umuntu umushahara ahembwa sibyo wose 100% wose uja ku nzu ndetse n'ay'umugabo wenda igice cyayo tuvuge nimba ari umugore n'umugabo ugasanga ayawe n'ayanje igice cyayo ayanje yose n'igice cyayawe yose akaja ku nzu iyo nzu kera yaberetse ko irenze ubushobozi bwawe kandi rero ku bintu bijyanye n'amazu sinzi niba abantu bari banabizi hari ukuntu abantu basigaye babona kwa runaka baguze inzu nanjye ngomba kuyigura atarabanza ngo arebe sende muri position ishobora kunyemerera no kugura iyo nzu cyangwa gustenga muri apartment right now nibyo making a more sense to me na income cyangwa se uko mpagaze financial ariko ugasanga ngo kubera ko ari ikintu giteye nanjye nkeneye kugura inzu kubera ko bari abayiguze utabanza ngo wirebe rero twarebye dusanga kino kintu kiri mu bintu birimo gusubiza abantu inama twaha abantu kuri icyo kintu cy'inzu nico navuze nyine ugomba guspendinga 30% y'amafaranga winjiza nimba ushaka kumanaginga neza amafaranga uve mu bukene irinde kuba mu nzu irenze ubushobozi kandi uko nukuri apana ku bantu baba diaspora gusa nawe utuye muri Afrika si ngombwa ko mwese muba Doni home si ngombwa ko mwese muba Kasarani sibyo si ngombwa ko mwese muba aho uwaba utuye hose kuko aho hantu nimba harenze ubushobozi bwawe wibuke wa mugani inkoko ijya uko umunwa wayo itora uko umunwa wayo ungana tushake kuba ahantu ngo ushake gufitinga mu bandi kandi udafite ubwo bushobozi abantu rwose tubanze twitondera ikintu cyo kujya mu bintu byo kuoninga amazu tudashobora kuyaffordinga n'ama apartment hari ama apartment ari safe kandi ashobora kugufasha gusavinga amafaranga kugira ngo uzabashe kugura inzu uri muri position nziza yo kuba ebo nyine gukomeza gusucceedinga niyo nzi itakubereye umutwaro ukayishimira. Ibyo rwose nimugire wenda turabivuga ndabivuga kubera ko mbizi nibyo mbamo n'abantu benshi wenda bareba ino video barabizi niko kazi nkora nza ncuruza amazu ngurishiriza abantu amazu so ni ibintu nzi kandi rwose numva ko ni inama kubera urukundo nyine nkunda my communities numva ko nyine umuntu wese aho waba uri Canada waba uri Australia Europe nuja kugura inzu make sure ko iyo nzu iri mu bushobozi bwawe ikubere blessing ntikubere burden si cyo gusa ariko kandi kulivinga beyond your means cyangwa se kuba hejuru y'ubushobozi bukurenze hariho ibintu abantu bagenda badepansa nk'iki kandi ikindi kintu nk'imyenda twambara kera wasangaga abantu dufite imyenda wenda pairs nk'icumi ukazambara ukishima ukazaza usubiramo ariko nowadays hari ikintu cyateye ko umuntu ushobora kwambara umwenda kabiri nimba nambaye uyu mwenda mu giterane cyabereye hehe ku rusengero rumwe hano sinzongera kuwambara wenda habaye ikindi kintu kiri bwongere kuduhuza ubwo mwenda uba expired mite nkubika next Sunday nimba hariho ikindi giterane mite mvuga nta mwenda mfite wo kwambara binsabe kandi kujya kugura umwenda noneho ikintu cyantangaje numva hari umutwe turimo turaganira arambwira ngo
nowadays ngo hari n'ukuntu ushobora kwikopesha umwenda wo kwambara kuri izi kuri aya website cyangwa se app dukoresha kodaringa imyenda bayita buy now pay later. Yes, imagine aho umuntu ageraho kwikopesha umwenda utageze wenda n'amadolari 50 kandi ntiwawuguze iyo huzu sibyo dukoresha ikinyamurenge iyo huzu waguze ntabwo ari need ahubwo ni want. Need ni ikintu ukeneye cyane, want ni ikintu ushaka. Kandi ibyo dushaka ni byinshi ariko ibyo dukeneye tugomba kuzaza dutandukanya ibintu biri needs na wants, ibintu dukeneye n'ibintu dushaka sibyo. Nk'iyo myenda washaka kugura every weekend, every month, ntabwo ari needs, ni wants. Ni wants. Kandi noneho ikintu gisigaye kimbabaza. Kandi guys, nubwo ndimo ndababwira ibi ngibi, njye ndi umuhamya wabyo. Nanjye byaranchallenginze for a very long time. Hari igihe cyageze wenda mbaga story ho buke. Tugishakana like nko mu myaka ya mbere wenda imyaka 2 ya mbere wenda. Yes, I used to live that kind of life. Nabayeho muri ubwo buzima aho numvaga ko every Sunday cyangwa every time nyine tugiye mu bantu bene wacu dusohotse ngomba kwambara umwenda mushyashya. Umwenda nambaye tukageraho ngo tukanakererwa na Sunday. Imagine Sunday it was twalidingaga music mu rusengero ariko akaba n'igihe tukerererwa ngo nta kintu mfite cyo kwambara, kandi ukuri ntabwo ari uko nari nkibuze. My closet was full of clothes. Impamvu watangaga arige wavugaga ati nkambwira ngo umwenda narawifotozanyije, umwenda narawusenganye, wingu barawumbonanye ejo bundi urumva. Guys, iyo mbitekereje mba numva rwose nahindukira nkamubwira ngo I'm sorry nyine kuri ibyo bintu nagendeyemo igihe kirekire, kandi ntari nkago nyine nari ngomba to be thankful with what I had, kandi gusubiramo umwenda wambaye ntago ari ikibazo. Asset ni ibintu bikwinjiriza amafaranga, liability ni ibintu bigukuramo amafaranga. So reba mu bintu tunze, mu bintu uzugura, ibyinshi ni bigutwara amafaranga yawe. Kandi ubu nyine abantu benshi ku isi dufite mindset ya consumerism, like nyine ukaba umukonsomatere gusa urumva. Mu gihe abandi nimba ushaka kuva mu ubuzima bw'ubukene nuko ugomba kugira mindset yo kuba producer instead of being a consumer urumva. So liability rero umuntu ufite mindset yo kugura ama liabilities ni umuntu w'umuconsumer rero uba ushaka gukonsoma gusa, kugura iwe ntashobora gutekereza uburyo yakora ihuzo cyangwa se umwenda, ahubwo iwaguriye abandi urumva. Kugura amamodoka, kugura amaguci, kugura amabag, ibi bintu byose ugenda wigwizaho tushobora kubigurisha ngo bizakungukire amafaranga cyangwa se ngo nagaruze nawe wabishoyemo. Yes, tushobora kuyagaru. Nukuvuga uno munsi iyo costume warayuguze uyisubije ku isoko ukayigurishiriza abandi, wayikurama hari icyo wayungukamo? Nothing. Ni nko kugira gusa nyine ngo udahomba ugendera aho ngaho bakaguhamo amafaranga make, ariko ntibaguha yandi wayiguze cyangwa se ngo banakongereho. Rwose ugenda ureba ibintu utunze uzugura buri gihe amafaranga yawe agenda. Most of them urasanga ari liabilities, ibintu bigutwara amafaranga bitinjiza amafaranga. Kandi noneho the sad thing, kugura si ikibazo. Ushobora kubiafodinga uya okay with that. Bigure rwose niba ushobora kubiafodinga. Ntabwo turi against ko umuntu aspendinga, ahubwo tuvuga our point is that spend wisely. Overspending. To overspending. Uvuge ngo amafaranga agenda guta amafaranga yanje arimo inyatsi. No, nta nyatsi zirimo, ahubwo ni bad management. Hariho saying bazavuga ngo live like a king and retire as a slave, sibyo? Most Africans twebwe tubaye nk'abami n'abamikazi, to maximizing a living, sibyo? Ariko byagera muri retirement then kandi none usanga netwe tugejeje za 70 tukirimo gukora nta kintu twibitseho urumva. Dufite abantu muri communities zacu, of course twaje muri bino bihugu dutinze dukuze nabo bakuze urumva,
aho ugasanga nyine umuntu ageze muri retirement nta kintu yiyubakiye ubwe, nta kintu yibitseho ubwiwe. Ariko ibi cyane message ni kuri young people, abantu baje mu bihugu biteye imbere bashobora kugira icyo bakwigezaho. Biratangaje kumva umuntu sibyo umaze imyaka 5, 10 na muri Amerika, muri Canada, muri Australia sibyo, ariko account yawe ikabiri the same. Birababaje cyane. Uvugaho gute? Ikabiri the same n'umuntu waraye ushitse wabonye akazi. Birababaje cyane. Aho usigaye usanga mbere nyine growing up nabaga nzi ko nyine nkareba nk'abantu bamaze nk'imyaka baje mbere yacu hano barana abakire bafite amafaranga, ariko naje gusanga atari ko bimeze. Umuntu yagiye anumva nyine n'ubuhamya bw'abantu batandukanye. Imyaka umuntu amaze hano ntago ariyo iditamayininga amafaranga bafite kuri account, ahubwo usigaye usanga babandi baraye bashitse bamaze imyaka 2 ngahe nibo bateye imbere, nibo bafite amafaranga menshi kuri konti. Kandi si uko bo bakoze akazi karenza ko wakoze, yewe muri no gukora no muri company imwe, ariko the way you are managing your money, the way you are spending your money biratandukanye cyane rwose, cyane pe. Nayo mpamvu rero ibi tubisunikira no ku mpamvu ya kabiri, ariyo kudakora bije. Rero ni ukuvuga ngo amafaranga winjiza rimwe na rimwe ubukene ufite nuko uretse kuvuga ngo kuraba ubuzima burenze ubushobozi bwawe, ahubwo nayo mafaranga urimo kwinjiza nayo ntabwo uyategeka cyangwa se ntabwo uyamanaginga mu buryo bwo kuyakorera bije, uyapangira. Ubundi abakire amafaranga yabo, hari umugabo ukunda kwigisha ibintu bya finance, wenda abenshi mushobora kuba mumuzi, byitwa Dore. Yes. Ni ukunda kuvuga ko buri rudolari rwawe ugomba kurugenera ikintu rugomba gukora, umukoro ruhe akazi rugukorera. Of course there is a time nyine tugira yo gukorera amafaranga, ariko the goal nuko aya mafaranga dukorera natwe agomba kugira igihe akadukorera. Rero kudakora budget nayo ni imwe mu mpamvu nyine twasanze isubiza abantu inyuma cyane cyane muri bene wacu. Hari n'igihe arabubwira nyine ngo dukora budget, agahita akubwira ngo nuko mufite amafaranga menshi, ngo nanjye se ngo ndapangira ngo ndakora budget y'ahe mafaranga, kwa tundi duke ufite. Ahubwo wewe kuba nyine nta mafaranga menshi ufite, ni nayo mpamvu rero ugomba kudupangira. Ni ukuvuga ngo simfite menshi rero ngomba kuyapangira neza uburyo akora, otherwise ndisanga ndi mu madeni ndashobora kwishura kubera yuko ya make nabonye ntabwo nabashije kuyapangira uburyo azaza akora. Ahubwo narebye abakire, umukire adakoze budget arashobora wenda overspendinga akagirira n'icyo asigarana, ariko ku mukene njye mba numva ahubwo budget should be a must, igomba kuba ari ihame kuvuga ati ntibishoboka njyewe udafite aya mafaranga ndishinga abakire baspending uko bashaka, njyewe ukorera utu dufaranga twanje duke, ninje ahubwo ugomba kugendera kuri bije ikaba itegeko mu rugo rwawe, buri rudolari rukagenda aho mwarupangiye, aho mwarugeneye. Ikibazo rero kiba rero igihe abantu you don't even understand ko system y'isi, amakampani yose yasamye rimwe, yahagurukiye rimwe mu gushaka uburyo amafaranga yawe bayagukuramo, kandi bayagukuramo mu buryo butandukanye. Muri ya myenda ugura, muri za purchases, ibintu ugenda ugura purchasinga, subscription duto na duto nyine utabunibuka. Bamwe baheruka ari uko sheke yinjiye, rero kwikubita kuri konte nta mafaranga ariho, amafaranga yangiye. By the way, biza binateza na stress cyane. Ikikwereka ko ubaye ubuzima burenze ubushobozi bwawe kudakora budget, sibyo? Nuko utazushaka no kureba urunguruke muri bank account yawe, kubera yuko igihe cyose ugiye kureba muri konte yawe ni stress. Uhura nyine amafaranga uko wayarebye today ejo urasanga yagabanutsemo, uzaza wikubitamo nyuma y'icyumweru ati ya mafaranga kera yashize gute. Ntabwo wayapangiye, nta budgeting ugira. Cyane cyane wenda nk'abamama baje, watanga urugero abamama baje guhaha, usanga nyine like ibyo apanze kuja guhaha mu isoko sibyo azanye. Ntabwo ibyo uzanye, uragenda niba ugiye guhaha muri Walmart, hari ikintu kimwe maze kwiga mu kujya guhaha.
ari ukuntu amasito agenda atuadvertisingira akadushirira twa tuntu dushobora kukwattractinga hari imbere ku buryo ugenda ukajya gufata ibintu bimwe iri inyuma waza cyagiye utonze umurongo ugiye kwishyura ukabona akantu hano reka naka ngaka ngatore reka naka ngatore ibyo ngibyo ariko biterwa nuko utaba nyine wabipangiye kandi uko niko bakudesigninga niko baraguprograma bakareba bya bintu ushaka bazabishira inyuma nk'amata wari wasanga amata ari imbere cyangwa amagi ntiwabisanga imbere kandi bya biryo abana bakunda bazamabishira hasi kuri shelf yo hasi kugira ngo babibone bazamabikubita n'imbere yo ku muryango kugira ngo nujana abana bawe mami I want this nshakiki none ugasanga kati wayujuje ibintu utari wapanze none ukibaza ni gute ibintu nzangura bishira ugasanga usipenda inzobe nka 300 ku biryo ibyinshi nibyo utapangiye hanyuma ejo bakohereza bill y'umuriro nta mafaranga mfite yo kwishyura byagenze gute se nuko utabipangiye ikindi kintu kugenda muri store utanditse hari ukuntu abanyafurika hano iyo umuntu atangiye wenda kwidisciplina nyine no gukora utuntu tugufasha nyine gutera imbere bajya bavuga ngo ari kwigira ngo nk'umuzungu abazungu ngo nibo bajya bandika bagiye mu isoko ngo niba ari uko ari bo bibagirwa no abazungu ntabwo bajya bandika kubera ko bibagirwa nta nubwo bibagirwa usanga n'umuzungu azi amazina ya famiye yawe yose akaba nahuye rimwe gusa ariko akama kwibuka ariko twebwe hari igihe usanga uwo muntu yaranakwibwiye inshuro zinga ariko ntunamenye n'izina ryiwe so ntabwo ari ukwibagirwa ahubwo nuko nyine baba bashaka kugira ngo keeping track ava mu rugo yarebye ibi nibi dukeneye ibi nibi and this is how much money I need to take to the store rero akaba ariyo yitwaza nawe twebwe abanyafrika ukava mu rugo ugiye kugura amata n'umugati ariko ukabona ugarukanye amashashe nkangahe yuzuye byagenze y'abana wari ubifite naciye hariya mbona agakanzu ngo kano gakanzu nakabonye ngo mbona kari bubera agakobwa kanje cyangwa nabonye kano gakweto nibuka ko yaza kugura akagura urukweto rw'amadolari 200 y'umwana w'uruhinja ibyo ni ibindi our community ni byinshi cyane biduteje ubukene wari uzi ko noneho muri iyi minsi hari n'ukuntu abantu basigaye bagira n'umwana w'uruhinja umwana w'amezi utaranatangira no kugenda ukamugura urukweto rw'amadolari 80 100 kandi si uko urafodinze ahubwo uri kubikora kubera ko wabonye ko runaka basigaye yambika umwana ngo za Jordan ngo inkweto z'amadolari 40 ingahe ngo nanjye rero ngo ngomba kumwambika Nike cyangwa se urundi rukweto ruhenze uretse ko hari no twaganiriye arambwira ngo narabikoze ariko ntago nabikoze kubera ko umwana wanjye yari azikeneye ngo bari basigaye banyorana inzara bambona ngo bakavuga ngo mukarunaka uzi ko ngo zazana umwana gusenga ngo n'amasogesi gusa gusa umwana utagenda akeneye inkweto koko kandi urumva ibyo bifolinga kuri bya bindi peer pressure ya community peer pressure y'abantu abantu benshi ntabwo tuwaduspendinga kubera yuko tubikeneye imyenda ugura uyigurira nde ngayitekereze costume waguze ikanzu warayuguze kurayigurira nde kubera ko think about it iyo uza kuba utuye ahantu hawe wenyine iriya nzu wari kuyigura iriya modoka waraye ufashe ideni 100,000 wari kuba wayifashe kubera yuko iyo modoka wafashe iryo deni wafashe to be honest ntabwo ari we wayiguriye abandi kandi kuragura ibintu wewe utagura ku bwawe ahubwo kugira ngo impressing abantu batakiyaringa icambere kwanza ibintu ugenda wibika ibintu ugenda ugurira abana wigurira wowe bwawe usanga n'ubundi abo wabiguriye kugira ngo babibone they don't even care ntabwo bakiyaringa ahubwo bibatera jealousy urumva bibatera ishari none se nicyo ushaka kugeraho ntabwo bagushima ntabwo usanga nyine n'ubundi ibyo wakora byose ntabwo abantu ikikwereka ko atabana byikoreye hari igihe yambara ko kenda atabona umuntu umubwira ngo ngo uraberewe agataha yababaye cyangwa we yapostinze nyine nimba kubise kuri WhatsApp nakura muntu tuziranye abonye agafoto kanye nambaye no kanzu nziza gutya cyangwa kano gakweto nta n'ikintu avuze ukababara ugasanga wamubitse mu mutima ngo ntago yagukomentinge ku ifoto kubera ko wari wambaye neza that shows you ko iyo myenda wambaye iyo foto urimo gupostinga you're not posting it for yourself but uri kubikorera abandi bantu rwose ibi bintu bigomba nimba ushaka gutangira kuva mu buzima
bwo gukena kuko ukaba ufite mindset yo kuvuga hari icyo ushaka kugeraho no kugezaho umuryango wawe. Ibintu nk'ibi ugomba kubifatira umwanzuro. Uzaza ugura ibintu ukeneye apana ushaka, sibyo? Ukeneye wumva iki kintu turagikenye, kenye umwenda apana shaka umwenda, ikintu cyose ubonye urakigura kuko again you are making someone else rich. Urimo gukiza undi muntu, urimo gukiza uwo muntu mu gihe wowe urimo gusigara inyuma. Si ibyo gusa, ni byinshi cyane. Abantu nyine turimo kugenda turafata nk'amamodoka ahenze, imodoka udashobora kuafodinga, ukayifata kugira ngo wemeze abandi bantu. By the way, imodoka ikintu njyewe wenda nzafata indi video. Iyi video irabandende. Gufata imodoka y'ideni biragatsindwa. Keretse wenda ugiye gufata iryo deni ry'imodoka wishire muri business, izaza yishura ubwayo. Wiha umuntu uzaza uyitwara, wenda uyigire iyauba, undi muntu azaza ayitwara, azaza versa amafaranga runaka, nyine ideni ko ririshura. Ayo kuvuga ngo ugiye gufata ideni ry'ibihumbi 100, wenda abashobora kureba ino video baba barafashe amadeni y'imodoka mu gihe kirambye, bashobora kuba bahamya iki kintu mvuga yuko kimwe mu myanzuro ugomba kwirinda gufata ni ukuja gufata imodoka y'ideni. Kubera yuko ideni ry'imodoka the moment wayikuye mu ruganda kera iba yatakaje valeur by 15%. Urumva? Ejo wishubijeyo kugira ngo uyigurishe amafaranga ntiwaba ukiyabonye. Urumva? Uko uyitwara niko igenda isaza, nyine ibirometero biriyongera, mileage ziriyongera, bigatuma rero iyo modoka rero itakaza value. Kandi on top of that ari nabyo rero bibabaje, ni interest, ni inyungu uwo muntu wakuhaye iryo deni ry'imodoka arimo kukujya buri kwezi. Ugasanga nimba wayishura amadolari 500 500 yose cyangwa se ni nka 400 agenda kuri entere, 100 gusa niryo risigara kuri interest. So iyo modoka wayiguriye iki? Mainly ni ugushaka kwemeza abantu. Tuwayifatira wewe kurayigurira abandi kugira ngo babone ko ufite imodoka nziza. Who cares? Imodoka yagakwiye kukuvana kuri point A to B. Urumva? Why? Kuko ushaka kwipasa. Kandi Dore n'ikindi, nge singwanya kugura imodoka nziza, ngwanya kugura ikintu kirenze ubushobozi bwawe. Ugasanga umuntu akorera 50,000 ku mwaka, ariko akaja kugura imodoka y'ibihumbi 80. Iyo ni imibare mike cyane. Wakijije bari abakire, net worth yabo kirazamuka. Uko wafata ayo madeni niko nabo babakira. Nigeze kurivugira ijambo ko ideni rikirisha umukire rigakenesha umukene. Ideni we wafashe riragukenesha rigakirisha umukire, kuko umukire arijyamiye amafaranga yakugurije yo kugura iyo modoka karakora akazi, kandi wakora akazi ninde? Ni wewe. Kuragenda ugakora muri warehouse, sibyo? Kumwisho w'ukwezi ukamuha amadolari 400 y'inyungu, ukamuha amadolari 500 y'inyungu kugira ngo utware iyo modoka. Ni ukuvuga ngo you don't own a car, the car owns you. Urumva? Sibyo gusa, hari abantu bafata amadeni y'ibitanda. Imagine sleeping on a loan. Ni byinshi. Ideni ry'igitanda, ideni ry'intebe, mu nzu y'ideni, inzu ni ideni, intebe ni ideni, utwara ideni, sibyo? Ubaye mu ideni, urumva? Wicara ku ideni ari izo ntebe, usinzira ku ideni, n'igitanda, rimwe na rimwe n'amadeni y'imyenda, amahuzu yo kwambara, wambara amadeni. My friend, why ibyo bintu kwera urabikeneye? Don't. You are living ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Nibyo twavuze, kuba ubuzima burenze ubushobozi bwawe, kandi ninde se wabikorera? Ni abantu, kandi badashima cyane. So rero ibyo bintu nimba ushaka kugira icyo wigezaho, live within your means. Actually I recommend to live below your means. Kuko gukira ntabwo ukira mu guspendinga mo, ahubwo ukira mu guspendinga less. Byo niryo banga nimba ushaka kuva mu bukene. Number 2, tangira gukora budget nkuko twabivuze. Number 3, kwiteganyiriza, kugira emergency fund. Nicyo kintu kindi tumaze kubona. Uretse ko emergency fund ntago wayigira urimo urafata amadeni angana gutyo, cyangwa se urimo kubaho muri ubuzima bumeze gutyo.
tugomba kwiteganyiriza ukibikaho nk'amafaranga wenda ni ukureba niba ku kwezi spending 5,000 ufate wenda nk'amezi 6 y'ayo mafaranga uyabike ku ruhande. Ariko hari umuntu ukubwira akavuga ati ndasevinga emergency fund gute kandi ahubwo n'amafaranga azancikanwa n'ukwezi kutararangira. Twavuze rero ni ukubanza kwanza kwicara without budget ubanza umenye uko amafaranga yawe uyakoresha. Ino emergency niyo mpamvu twahereye kuri izo pointi za mbere. Ibintu ubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Amafaranga ubuzima ubayeho burenza amafaranga ukorera. Urumva umenye utore uko umunwa wawe ungana. Number 2, ya mafaranga winjiza tangira uyakorere budget. Uvuga ati iki kintu sinshobora kukigura kuko singifitiye ubushobozi. Number 3, muyo rero wakoreye wigora uko bishoboka kose saving emergency fund. Emergency fund na amafaranga ya emergency yo kwiteganyiriza ugiye ikibazo. Uramutse ubuza akazi sibyo bakwirukanye kuko twatangiye mvuga yuko hari abantu benshi bamaze amezi 6 umwaka imyaka badakora. Rero akazi gahagaze wasevinze ufite emergency fund ku buryo yagutabara mu gihe ikibazo cyabaye. Wabaho iminsi ngahe wamara amezi angahe udakora bitewe n'amafaranga umaze gusevinga yakomeza kwishura amabili. Ni nayo mpamvu rero ibi kandi birashobora bikagaruka hajya twabanjirije yuko kubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe igihe akazi kakatitse uzananirwa kwishura ayo mabili kubera yuko ubuzima wewe uzubaho bitewe n'amafaranga wawinjiza. Iyo ni imibare mike cyane kubera yuko akazi kawe sigarante. Boss washobora kukwirukana guverinoma ishobora kukwirukana. Ubu nyine muri Amerika turi muri shutdown, abakozi benshi baricaye ntabwo baba bakora. Uretse n'ibyo ibibazo ntibiteguza. Urashobora kutirukanwa mu kazi ukarwara, ukabananirwa no gufata a day off cyangwa se 2 ngo ubanze nyine ukire wongere ugarure imbaraga ubone gusubira mu kazi kubera ko nta kintu yigeze witeganyiriza. Umuntu akamasubira mu kazi atarakira neza kubera you have no other choice kubera yuko amabili ni menshi cyane. Amwe mu mabili dufite nayo twenyine twihaye rwose. Kandi guys ibi bintu ntago turimo kubivuga ngo kubera ko uko dufite amafaranga natwe ntago dufite amafaranga arenze ariko muri duke dufite ibi ni bimwe mu bintu nyine byagiye bidufasha mu kugira ngo nyine tubashe kwiteganyiriza. Kandi ntabwo turi muri perfection, we are still learning, we are still making mistakes kimwe n'abandi ariko we are progressing nyine turimo kugenda to improve tumenya aho ibintu bifira kandi utamenya ahantu bifira ntunamenya nawe wabikosorera. The problem you have ntabwo ari uko ukeneye akazi k'amafaranga menshi ahubwo ni lack of management uburyo nibyo Imana yaguhaye uburyo ubijera. Urumva so rero tangira kureba uburyo wa savinga emergency fund. Iyo emergency fund izagufasha mu bintu bitandukanye. Hariho igihe inzu wenda ikeneye kwishurwa igihe utaba urimo gukora imodoka yawe iramutse ipfuye ubunyine sibyo wabona amafaranga 1,000 cyangwa 2,000 byo kuyishura igihe icyo kibazo cyabaye ku buryo udahagarika akazi kadahagarara cyangwa utangire kugora abandi bantu ngo baze kuguha ride. Urumva so rero ibyo ni ibintu cyangwa se wagwaye hari igihe ugwara udafite Medicaid udafite health insurance. So what can you do? Kuko icyo ni kimwe mu bikenesha abantu, kimwe mu bituma abantu basubira hasi. Ingwara nazo ziba zirimo cyane rwose kandi noneho ku bantu batuye muri ibi bihugu uretse na hano n'abari muri Afurika hano usanga gusa wagiye muri emergency isaha imwe amasaha 2 baguhaye bill y'2,000. Rero mu gihe byagenze gutyo nta kintu wibitseho urumva bitaguteza ikibazo. Ibyo rwose ubitekereze urebe emergency fund ntabwo gusa amafaranga y'inzu y'imodoka n'ibintu byinshi cyane nyine yabasha kugufasha. Iyo point ndagira ngo irasobanutse cyane rwose. Okay, alright babe, indi mpamvu ni iyihe rero? Indi mpamvu ni kutagira skills. Abantu kutibikaho ubumenyi runaka mu kintu runaka nk'imyuga. Nkuko abantu batuye mu Rwanda cyangwa se abantu bahabaye twagiye twumva saying from the president of Rwanda akomeza kubwira abantu baho kwihangira imirimo. Kuko hari igihe usanga mu gihugu harimo utuzi duke, harimo amakampani make atanga utuzi. Rero bigasaba ko abantu bihangira imirimo.
iyo skill rero icyo dushaka kuvuga ni ukuvuga ngo ni ubumenyi, ni ukwigira ikintu runaka, ntunyugwe gusa no kwicara muri ka kazi urimo, kuko ejo n'ejo bundi umukoresha washobora kukwirukana. Akwirukanye hari indi skill ufite, hari ubundi bumenyi ufite mu kindi kintu ku buryo utategera muri ya skill imwe ufite. Kuko to be honest, hano muri Amerika no mu bindi bihugu abantu benshi amamiliyoni ari muri Afurika ashaka kuza muri bino bihugu byo hanze, hariho changes nyinshi cyane ku buryo amakampani menshi ubu nyine karagenda yirukana abakozi. Today as we are recording this video, company izwi yitwa Amazon imaze kwirukana ibihumbi 30,000 employees, kandi plan yayo ngo ni ukwirukana abakozi ibihumbi 600. Iyo ni company imwe gusa, urumva. Za Microsoft company, mvuge se company ihendekiye, no wonder why namwe mwababahamya abantu benshi barimo kubura utuzi nowadays. Twatangiye tubivuga yuko abantu benshi babuze utuzi. Impamvu babuze utuzi ni ukubera yuko amakampani menshi ntabwo akiyabona need, ntabwo akiyabona ko ukenewe muri iyo position. Skills bakeneye muri company zabo ntazo ufite, kandi niba unazifite they have abarimo kuzitanga better than you, cyangwa se ibyo kugusimbuza, abarimo kuzitanga ushira mu kinyamurenge, bafite ababikora neza kukurusha, urumva. So rero ni ukuvuga ngo benshi mu bantu baje no hanze rero benshi nta skill nimwe bafite, urumva, nothing. None ugasanga rero umuntu gusa skill afite niyo muri warehouse, urumva, gutora ibintu ukabiplesa gutya, ukabiscanninga, ukabishira hano, assembly line niyo abantu benshi bazi. So rero ako kazi rero very soon nitwo ko karashira, ubu nyine kasimbuwe n'icyo bita AI cyangwa se artificial intelligence. Ni ukuvuga ngo ubu nyine amarobo niyo ahakora akazi abantu bari basanzwe bakora. Nk'iyi Amazon irimo kwirukana abantu, irimo kubirukanira ikintu kubera yuko irimo kugenda itangira ku implementinga amarobo cyangwa se artificial intelligence nyine iciye mu marobo, azaza agenda kuri ka kazi kandi agakore faster, agakore mu muvuduko, sibyo, yihuta no kuruta umuntu. Uretse naho wenda warebe no mu masito duhahiramo, mbere wasangaga hariho abakashiya, abantu ugenda bakagufasha nyine guscanning ibintu wishyuye. Hako hera muri Walmart, za Target n'andi masito duhahiramo, urebe ukuntu bagiye bashyiraho za self checkout kugira ngo twishyurire. Uretse n'ibyo buriya baratekereje barareba self checkout ni ahantu haba hariho computer gusa, wenyine ukagenda ugascanninga ibyo nyine utarinze guca, ikaguha na price nyine y'ibyo amafaranga ugomba kwishyura, ukishyurira ukagenda. Ikintu ntekereza ko wenda mbere bararebye barareba, uretse ko twese nta muntu ubikunda, nubwo n'ahantu usanze hari umuntu wakashiye usanga umurongo uri gutekinga so long, so much time. N'uwo mukozi nimba hayisondora, abanza akigira imisatsi, abanza akagira gute, yinyoza, agatwara umwanya munini. Ariko wewe ka mashini wenyine urazana ibyo ugascanninga, umunota umwe ukabuvuye undi, nimba bashizeho nk'icumi. Utwo tumashini tworohereza umukoresha akazi. Icyambere nta mushahara bahemba ayo mamashini, wenda bafite subscription bishura, ariko iri way less cyangwa they have paid off utwo tumashini. Icya kabiri, akamashini ntikavuga ngo uyu munsi ngo ndafata ikiruhuko gahamagara. Weweho nihagira ikibazo urahamagara ati uno munsi ntabwo nkora. Kuri Amazon wabwira ati ntabwo ukora. Imashini ntabwo ibivuga, urumva. Icya kabiri, wewe uri limited, urakora amasaha 8 cyangwa 10 ku munsi. Kari akamashini muri Amazon gakora 24/7 iminsi yose ushaka, as long as gasharije karimo umuriro karakora kandi kada complaining. Nta life insurance gakeneye, tigakeneye health insurance, tigakeneye amafaranga nyiri company cyangwa umukoresha, weweho akwishurira umusoro hafi nawe ukishura undi, sibyo? Ako kamashini ntabwo gaca umusoro, ntacyo akishyura muri make. Urumva ko rero company nyinshi muciye mu ijambo, ariko
nshaka kuvuga kandi ako kamashini karimo gutanga umusaruro uruta wowe wari gutanga. Impamvu abantu benshi barimo kubirukana using people nko kuba cashier. Ushobora gusanga Walmart irimo irinjiza 1 million wenda per day, ako nikoresha turiya tumashini barabonamo like 3 million. Rero nta value bakubonamo cyangwa se njyewe kukurekera muri Walmart mu gihe utwo tumashini dushobora gukora akazi kukurusha wowe. Rero niyo mpamvu abantu benshi barimo kugenda babura utuzi kandi tuzabura twinshi. Kandi ntabwo tuvuga gusa muri warehouse, niyo waba ufite akazi ko muri banki, ko muri office, actually utwo ni twahubwo bazita call jobs nyine. Utuzi nyine ni ukuvuga ngo ahantu hose AI irimo kugenda affecting utuzi ku buryo umuntu uzasurvivinga muri no generation, ino phase dutangiye yindi, azaba ari umuntu ufite skill runaka cyangwa se ubumenyi ku kintu runaka, ku buryo ino artificial intelligence, how can I say it, ni ubwenge gahimbano ubwenge mpimbano. Yes. Ubwo ni ukuvuga ngo rero amamashini niyo asigaye ahamagara. Mbere wasangaga umuntu araguhamagaye, company runaka bafite umukozi araguhamagara akakubwira ati karaguhamagara from customer service, akakubaza ibibazo cyangwa se ibyo ashaka nyine bitewe na service, cyangwa wahamagara umuntu akakwitaba. Ubu nyine ko baragenda bakatabo bakoze amarobo, ubu nyine ashobora kukwitaba, ashobora kuguhamagara kandi akavuga nk'umuntu, akakitinga nk'umuntu, ku buryo udashobora no kubitandukanya. Yewe hari n'abantu usigaye mbona bapostinga utuvideo kuri social media, agapostinga hagiraga ngo ni ukuri, kumbe si ukuri. Abo bantu ntabwo babaho, abo bantu ni ibihimbano. Utuvideo twaba ari udusekeje, twaba ari utubabaje, utuvideo right now it's even hard kuvuga ngo utandukanye amashusho y'ukuri n'amashusho y'ikinyoma. Ni nayo mpamvu nyine ni ibintu nyine biteye ubwoba. Ariko dusubire kandi aho twari turi kubijanye na skills. Ntabwo ibi byose turimo kubivuga just kubaha what's going on cyangwa se kubatera ubwoba, ahubwo turimo kubivuga kugira ngo tugukangurire cyangwa se twese nyine muri rusange kwiga skills, kwibikaho ubumenyi runaka ushobora gukoresha mu kumakinga money mu gihe wabaye laid off ku kazi cyangwa se bakwirukanye, ukaba washobora gukoresha iyo skill yawe n'ubundi kwiteza imbere cyangwa se kugira ngo survive. Tekereza rero, wibaza uti imyaka 5 umaze muri Amerika, 10 umaze muri Amerika, ni iyihe skill, n'ubuhe bumenyi ufite, sibyo? Nuvuga yuko ufite ubumenyi cyangwa experience muri warehouse, ibyo ntabwo that doesn't matter, kubera yuko ni repeated experience mu kintu kimwe, kandi buri mwaka kirakomeza kwi-evolvinga, kirakomeza guhinduka. Rero sadly, which is sad by the way, nyine ni nkuru mbi, isi ifite umuvuduko. Birasaba ko natwe kugira ngo dusurvivinge tugire umuvuduko w'isi aho igeze. Birasaba ko natwe dutangira birasaba ko dutangira nyine which word can I use, kwiadapta. Yes, birasaba ko dutangira kwiadapta uko isi yahinduka, natwe duhinduke, wenda atari mu buryo bwiza pano vuba nyine wenda ngo dushake kumera nk'abisi, no, ndavuga nyine mu buryo nimba ari bwa skill, nawe wige skill kugira ngo standing out mu mihindukire nyine irimo kugenda icenginga. Otherwise most people muri communities zacu tuzasanga benshi turaba homeless muri bino bihugu, nta kintu dufite. None se urishura inzu gute udafite akazi? Urishura amabili gute udafite akazi? Kandi utuzi nitwo rero baba bagenda batwara badukuraho. Rero turabakangurira rwose gukora skill. Rero hari abantu bamwe nkunda, niba nabita people from Spanish, abo dukunda kwita Spanish, Mexican cyangwa Spanish, baba mu bihugu bitandukanye, ntabwo ari Mexico gusa, ariko aba Spanish bano benshi tuzi hano, ni abantu nkunda cyane. Ababaguye kazi nibo bantu batajya batoranya akazi, ahantu azi ko ari buhabona amafaranga bakora ku kazi batanazi n'ururimi. Hari igihe nigeze kubona, I don't know if you remember, twari dufite aga project twari turimo gukora akunzu yacu, bazaga gusaba akazi batavuga ururimi,
agafata phone like this agakoresha Google Translate akayibwira ikintu akaduha ngo dusome kugira ngo tumenye icyo arimo kutubwira twajya kumusubiza agafata ya phone akayidushyiriraho gutya kugira ngo imusobanurire icyo turimo kuvuga wumve abo bantu ukuntu baba bashaka gukora batanazi n'ururimi kandi noneho n'akazi badahitamo usanga ibintu byose niba ari ugukora isuku wiyahiya turagakora amasuku ibintu bijanye mu gihe twebwe wahamagara mwene wacu wenda cyangwa se njye kampamagara ngwino hano ngo ufite akazi ko gucleaning inzu yanjye nakumva ko nsuzuguye cyangwa se ari njye ubikoze nagahita mva ko musuzuguye ariko nibo baza bakora amasuku sibyo ibintu bijanye na cleaning kandi urumva iyo ni skill kumenya gucleaninga gusa ntitwa tuvuga ngo uje kwiga ibintu bitabaho ibintu bisanzwe urumva kumenya gukora cleaning sibyo kumenya gusiga amarangi nibo baza basiga amarangi nibo baza bubaka amazu ureba yose niyo utuyemo wenda usanga ari Spanish ari bo bayubatse gukata ibyatsi aho hanze gukuraho kubaka amafensi imihanda urumva nukuvuga ngo gukata ibiti n'ibindi Spanish utuzi twose twatundi twita ko dusuzuguritse urashobora no kumubwira kandi akaba ari two tubamo amafaranga menshi reba muri ibyo byonyine wenda tuvuga no gukata ibyatsi ari umugabo umwe wigeze kutubwira yakatiraga muri neighborhood twari dutuyemo atubarira nk'amaza ngahe each time aje gukata yatanaga 300 ku munsi kandi umuntu wagiye muri company wateruye wenda 300 benshi bayakorera mu cyumweru umuntu wagiye muri company uri gutaha n'amaboko gufata ikise guterura isahani utarimo kubishobora ariko we yicare ku kamashini ke gusa ndarasavinga affording akamashini harimo 5 cyangwa se 2,000 akamashini gakata ivyatsi akaba yicaye arimo ugatwara agenda akata iyo ni business kere abantu bashaka gusurvivinga muri no economy dutangire gukura amaboko mu mifuka dutangire guspending our time mu planning skills ubumenyi imyuga state yose utuyemo nimburi muri Amerika sibyo ifite free program zo kukwigisha sibyo ntuze aya skills cyangwa se ibintu bitandukanye baba bafite bashobora kukwigisha kubaka nk'ejo nako ndeba twe dutuye muri state yitwa Indiana aho bakwigisha construction kukwigisha kubaka imagine you learn how to build a house ku buntu state irishura ayo mafaranga umusoro hariho taxes zigenerwa izo programme zikwigishe kubaka zikwigishe plumbing by the way CEO wa company ya mbere ubu nyine yanetinze 4 trillion even na Apple dukoresha ntabwo irageza 4 trillion iyo company yitwa Nvidia iyo company CEO wayo yaravuze ngo the next millionaires millionaire bazakurikira sibyo ngo bazaba ari aba plumbers n'aba electrician think about it tuzi impamvu wenda two tuzi ni tumwe mu tuzi nyine amarobo adafite gutekinga over ubu ngubu wenda bashobora kuzashaka ubundi buhanga bakoresha kugira ngo nabyo bikore ariko ntago ari ubuvuzi ariko se ahantu ubona rero bifira ni hehe umwanya wo kwiga skill cyangwa ubumenyi abantu kubera yuko the problem ntabwo ari lack of time nkuko abantu benshi bihugwitwazo ngo nta mwanya mfite sibyo urebe telefone yawe nimbugira iPhone sinzi wenda twe dukoresha iPhone ariko wenda na Samsung irabigira za Android urebe ku mwisho w'icyumweru cyangwa buri munsi hari ahantu bakwereka amasaha wakoresheje daily activities wakoresheje amasaha ngahe ku munsi ntuze ubushakashatsi buvuga yuko on average abantu bakoresha telefone byibuza amasaha 5 ku munsi ushobora kuba uticaye ku amasaha 5 ngo kuri telefone ariko igihe cyose ukoze kuri telefone ukayikoraho gusaba iryo segonda bararibara none bakaza kuguha totale umwanya wa spendinze kuri screen ya telefone yawe so ubwo ibyo bivuze iki rero nuvuga ngo nta mwanya ugira sibyo ugenda urebe kuri telefone yawe urebe buri munsi uyireba uyicekinga inshuro zingahe wayimaze amasaha angahe nizihe apps wa visitinze cyangwa se wasuye nizihe apps wa viewings most of us usanga tujya kuri YouTube
ntitujye kuri YouTube kwiyungura ubumenyi ahubwo tukajya kuri YouTube kwifeeding ibintu cyangwa se kwigaburira entertainment bidafite icyo bitumarira. I don't know if I can call it entertainment. Ko ari nk'inkuru nyinshi usanga ku ma YouTube wenda bari kuvuga ngo hari umuryango runaka noneho barwanye uyu munsi byagenze gutya kwakanaka hahi noneho batwitse noneho ugasanga iyo nkuru bagiye bayikoramo ama episode ngo noneho ngo umugabo ngo yamusubije uyu munsi ngo noneho ngo umugore ngo uyu munsi ngo noneho ngo yazanye ibi n'ibi ngibi kanaka batandukanye bagiye gukora divorce kanaka yakubise kanaka ugahita usanga umuntu uri kubistadinga buri munsi ugomba gutanga isaha yawe yo kureba ibyo bintu uri kubistadinga nkaho ari wowe uzaba umucamanza wo guca urwo rubanza mu rukiko kuko nta kuntu wambwira ngo urakurikirana inkuru z'amatiku cyangwa se za ibintu nyine bidafite ikintu bizakumarira ntacyo bikungura we mu rugo rwawe n'abana bawe cyangwa se even the young people who are watching us ntacyo bikumarira ahubwo birazana urugambo birazana gossip cyangwa kugambana urumva kandi ikindi kura trading time yawe ku bintu bidafite icyo byungura mu buzima bwawe urumva ntacyo bikumariye rwose. Most of the time social media navuga ko 90% ibereyeho entertainment ibiriho umusaruro ni bikeya cyane ku buryo unafashe break kuri telefone yawe ukaba ukayivaho for 1 week sinzi ko waregreta uzaregreta uvuge ngo ndaregrese kuba naramaze icyumweru ntari kuri social media ariko sadly social media twamaze kuba addicted to it sibyo not mu buryo bwiza ahubwo mu buryo bwo kudutwara turimo gutradinga our time even na banyirayo bazadukorera ama new apps ba Mark Zuckerberg batuzaniye za Facebook ba Elon Musk badufitiye X zino za YouTube n'izindi apps sibyo most of us ntabwo tukigira n'umwanya wo kwitekerezaho imagine uburyo aka opportunity kose ubonye you want to go check what's going on ni bande ba posting uyu munsi ni iki kiri ahangaha ntugire n'umwanya wo kwitekerezaho ku buryo nijoro ugiye kuryama ugahita wumva urarushye mu mutwe ni iki nakoze se ugasanga ahubwo nta n'ikintu wakoze mu rugo iwawe ahubwo ni bya bintu gusa wagiyemo amatelefone ararushya cyane especially mentally the next day the first thing uzukiraho ni nta kurushya gusa ngo noneho ngo uhita wumva ngo uranyuzwaho ahubwo kubera ko wabirebye cyane mu gitondo the first thing uhita ushaka kumenya now what's next ni ikihe kindi cyabaye. Ibyo rero turimo kubivuga ko ikibazo si ukubura umwanya ikibazo naho umwanya wawutwaye hehe reba umwanya uzukoresha ese uzukoresha isaha imwe kuri social media iyo saha imwe yikate wijane muri education nimba ari kuri YouTube utangire gusubscribinga ku macano sibyo akwigisha ibintu bijanye na vision ufite urumva nk'ibi bintu tumaze kuvuga lack of skill kutagira ubumenyi runaka nimba hari ikintu tudashobora gutanga skills ni generation turimo rwose it's an age of information ubu nyine ushobora kuminuza ikintu ukoresheje just YouTube ushobora kumenya guteka madamu nabonye hari ibintu byinshi cyane uzurebera nko kuri YouTube uburyo bateka iki kintu I have learned a lot iyo ni indi topic wenda twazagarukaho yo gusharinga utuntu twagiye tumfasha muri marriage ku improving as I grow muri parenting hari homeschooling kwigisha abana ibintu nk'ibyo I'll come back ni munyereka urukundo hano kuri icano nzagaruka they will for sure they will I hope so so rero turabakangurira gutangira gukoresha igihe Imana yaduhaye sibyo dutangire ku investing our time mu bintu bishobora kuzabyarira umusaruro imiryango yacu rwose tumenye yuko isi ya none ikeneye abantu bize kwiga si impamvu ga kuba ufite certificate ufite degree runaka kuko hari abarangije bafite ama degree ariko barayicaranye ntaca bamari urumva ari abaduha ku mashuri they give you a paper ariko iriya pepa ntabwo ihagije ku buryo ugenda ukayerekana ngo here is my degree ngo bahita bakubwira here is our computer now start running the system cyangwa start working ntibagutekinga mu zindi training se so iriya degree ntabwo iba ihagije kandi na ziriya degree rero nizo zizi uri gusanga ama AI arimo gutekinga over yes most of the jobs twavuze bitagira
ni bino wihangira wenyine nkatwe abamama kwiga kudoda igihe irobi izaza kudoda umwenda wowe utabanje ngo ushyire mu twawe upime ugire gutya na gutya ntabwo ari ubuvu kwiga kudoda ibintu biri basic ntibashake kubiremereza ibintu biri basic ibintu byo gukora amasuku ibintu byo kwigira amashanyarazi plumbing nk'uko twabivuze harimo ibintu byinshi cyane wenda twazakora ikindi kiganiro no gusuka n'ibiki cyangwa se gutangira salo ibyo bintu byose bishobora kukwinjiriza muri ibi bihugu byo hanze wenda muri Afurika basanzwe banabikora wenda nibyo binabeshejeho benshi ariko rwose turakangurira abantu guswitchinga time dukoresha muri social media nimba hari cyane uzi gutwara umwanya it's better ko unsubscribe idafite icyo ikungura spiritually sibyo nimba uri umukristo nta kikungura spiritually nta kikungura financially ko no kuvuga wenda mu bijanye n'iterambere ryawe mu bukungu nimba financially sinzi uko nabivuga nta kikungura mu buryo bwa family yawe urugo rwawe muri marriage yawe muri parenting yawe iyo channel nta kikumariye rwose that's just entertainment kandi entertainment yes ntabwo ari mba ariko ni most cases usanga ari waste of time ntabwo you don't regret ngo kubera ko ngo utarebye ino video no so rero guys turabasaba ko dutangira ku investinga time muri skill reason ya nyuma rero ni iyi reason ya nyuma igiye guhura niyo ngiyi abantu bubu ngo ntago tugikeneye biturushye ari na mpamvu nyine usanga twicara ku ma YouTube ukayimaraho umwanya cyangwa se ku ma Instagram utekereza ngo reka spending amadolari 10 nangahe ngura agatabo nsome kanyungura nyine ubumenyi ugasanga ni ikintu you don't even wanna think about it no gutekereza bisigaye biba ari nk'akazi apana gutekereza ngo bisigaye gutekereza ni akazi people they don't want to get bored there is not even 1 minute sibyo umuntu ntakigira n'umunota umwe yakwitekerezaho like wicare even going in a bathroom you have to go with a phone like abantu bafite icyo kibazo ya addiction kandi by the way and if you are Christian that's idolatry icyo ni ikigirwamana ikigirwamana ni ikintu gikontrola ubuzima bwawe uzukiraho wirirwaho uraraho udashobora guha break even usanga nyine nico kidictatinga how you live sibyo so what can you live without niki wabaho udafite sibyo is it a phone you may say no ariko kandi ni reality ibikorwa biruta amagambo ni ikihe kintu udashobora kubaho utagifite that's what I meant sinzi ukuntu nabivuze niba byasoundinze right but yes maybe uko nyine ikintu wumva I can't live without this thing kuko hari ibi byinshi cyane njya nkunda kubona wenda some people ngo this is my reason to live ariko umuntu wabishira mu gaciro ukabona kino kintu ntago you are wrong ngo my wife is my reason to live my husband is my reason to live aravuga phone yanjye telefone abana no God is our reason to live we live because he lives sibyo turiho kubera ko Imana iriho niyo dusustaininga nigiye twabuza abacu bose abo bari badufitiye runini mu buzima dufite Imana so God is our everything now dusubiye rero kuri impamvu ya nyuma rero ni ugukunda comfort ni ugukunda ni ukuba lazy ugakunda umudendezo sibyo in most of the time sibyo comfort cyangwa umudendezo niyo number 1 killer yo gutera imbere sibyo navuga gute number 1 killer nukuvuga niwe mwanzi wawe wa mbere wo kugira icyo wigezaho utuma ni ugupreventinga cyangwa se utuma udashaka kuva aho uri ugakunda comfort zone ukanga kuva aho uri nabyo twagiye tunabinyuramo cyane ureba nyine umaze imyaka 5 muri Australia muri Amerika muri Canada mu bihugu byitwa ko byateye imbere ariko yet ntabwo urava aho uri uracyafite experience gusa ya warehouse urumva aho ngaho rero nta buryo ushobora gutera imbere mu gihe ukiri muri comfort zone
kandi abantu bagize icyo bigezaho ni abantu bavuye muri iyo comfort, bavuye muri uwo mudendezo, batangira gukora ibyo kamere yabo idashaka, ibyo mind yabo, ukabikora kubera ko bitari, kubera ko ari ikintu ukeneye mu buzima bwawe, nubwo utagikora nyine ngo azenaro no ijambo ndi bukoreshe nka hobby wenda, ntabwo uri kugikora nka hobby, yes, ariko uri kugikora kubera ko ari ikintu kigufitiye akamaro, yes. Ariko like guys, our generation, Gen Z's, uretse n'abakuzeho gatoya, usigaye usanga rwose baby boomers uko ari abantu bakera barabo muri za World War II, yabona abakera abo ngabo bimereye neza, baseva inzu twabo. Let's talk about that. Nabo ko baraba affected, abo ngabo at least tubashire ku ruhande, ariko twebwe young people kugira ubunebwe bwinshi cyane, uburyo tudashaka gutekereza ibyaduteza imbere, ahubwo kumva ko ni nayo mpamvu abenshi dusigaye dufolinga muri traps zo kugeringa rich quickly. Hateye akantu runaka, muzana amafaranga yanyu, iheruka byitwa ntuze LSS, yego, hagiye hazaho byinshi cyane, hariho za LSS, za Yes Weekend, za Millionaire Sacco, n'ibindi za Lime, ni nyinshi cyane. Izo ntuza zose ahubwo ni ziza kubanyaga n'utwo mufite mu buryo bworoshye. Ushaka shortcut, tushaka gukira mu buryo bwa hard work, ugashaka gukira mu buryo bwihuse. Ntabwo ari ko ubukire buza, ntabwo ari ko abantu bava mu bukene. Akenshi cyane unasanga muri izo nzira niho habaho guteka imitwe, niho haba kwiba, niho haba ubujura, niho usanga nyine, ni ukuvuga ngo you are ready nyine to betray cyangwa se guhemukira abantu kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho. That's bad. Kandi akenshi ugasanga birangiye bigushwanishe, not just ngo byakwambuye utwo wari ufite, ahubwo byagushwanishije n'inshuti zawe wazanye muri ibyo bintu utazi, udasobanukiwe, utamanaginga, utari in control, sibyo? And then ugasanga wahemukiye inshuti zawe wazanye. Urumva, ubwo ni ubuhemu. Na mpamvu tukangura kwa abantu bagomba nyine kwikura muri comfort zone. Ikintu ushaka kugeraho kirasaba ikiguzi, nta kintu kitagira ikiguzi, ikintu cyitwa ko ari cyiza. Even n'agakiza kuba Kristo, muzi ikiguzi Yesu yatanze. Urumva, rero nta kuntu wambwira ngo ushaka kuva mu bukene utari ready gutanga ikiguzi. Nta kuntu wambwira ngo ushaka kwiga skill runaka wirirwa kuri TikTok, wirirwa kuri YouTube, wareba video zitajanye na vision yawe. And by the way, let me add this, kwiassociatinga n'abantu bajanye na vision yawe biri very important kugira ngo bibashe kunyarutsa kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Nta kuntu uzaza wirirwana n'abantu bashaka kugumaho uri kandi wowe ushaka kuva aho ngaho, and then we expecting ko hazaba change. Now they are more likely to pull you back, kugusubiza inyuma kuruta kuko encouraging nyine kurusha gutera imbere. Yes, shaka connection. Ndakubwira ko sometimes it's not what you know but who you know, sibyo? Ntibihagije gusa ibyo uzi, ibyo wize, ahubwo abuzi ni bande. Uzi ko hari abantu bunyine bageze kubikomeye bitewe nabo baziranye nabo. Urumva, ubu nyine nziranye n'umuntu uri muri White House, sibyo? Ashobora kumpa akazi rimwe na rimwe, ari n'igihe unasanga no mu buzima busanzwe umuntu akaba yakubwira ati yewe nabuze akazi, nza ahantu baba ziranye n'umuntu woninga company kandi arimo arashaka akazi. Have you this thing nagikundiye abazungu, abazungu kubera ibyo bintu nyine by'ama connection, mujya muhura akakubaza witwa nde, the next question ajya kubaza what do you do for living, yes, nicyo ukora. Kandi hari n'igihe wenda umubwira cyangwa niba namugenda nta kazi mfite, akakubwira ni ibiki wenda wigiye, agahita akubwira I have a friend, mfite friend wanjye urimo arashaka abakozi wenda nyine bigiye kino kintu. Yes, ugasanga nyine aguconnectinze gutyo. So ubwo biturutse hahandi tuvuze ngo n'induzi. Urumva, nta kuntu umbwira ngo Monday to Sunday wewe wirirwana gusa n'abantu bawe, ntushaka kuva muri outside nyine, kuva muri box. Yes, kuva muri box, sibyo? Muri yo cage
ushake kwikonekita n'abantu runaka wenda bashobora kuba ashobora kutagufasha icyo kintu ariko akaba azi n'umuntu wakigufashamo. So rero shaka connection, ubwo nibwo buryo butangira nyine kugukura no mu buzima wari urimo. Abantu benshi bakomeye ubu nyine bahageze bitewe nuko bahagaze ku bitugu by'abandi, bitewe nuko hari connection babonye. Even in politics hari abantu, twanavuga n'urugero, hari abantu usanga wenda yavukiye mu cyaro, akurira mu cyaro, ariko amashuri kubera ko yagiye kwigira ahantu runaka abona connection, kera abonye umwanya muri guverinoma, kera ubuzima bw'umuryango we burahindutse, ubuzima bwa community cyangwa se ubwoko bwe burahindutse. Kubera iki? Kubera ko yabonye connection, inzira ishobora kumucira kugira ngo abashe kugera aho ashaka kugera. So rero nkatwe rero turi muri ibi bihugu byo hanze, ni byiza kumenya ko noneho hano sinkiri iwacu, sibyo? I need to look for connection from people. Ngende mve ahantu gusa, si mpamvuga ngo utandukane na bene wanyu, no, ko ndavuga ko bagumemo, ariko kandi urimo no gushaka nyine associate yourself with other people. Kuko nukomeza gusa kwisurroundinga n'abantu gusa bari mu bukene, nawe uburimo ntabwo ushobora kubuvamo. Ntibaguha idea, ntibaguha igitekerezo, ntibaguchallenginga kugira icyo wakora, kubera yuko abo bantu nabo bari discourage already. Ikintu baba bavuga topic zihari, it's either people, abantu ko baraganira about abantu gusa, cyangwa ko baravuga ubukene buhari, tibashobora gutanga ibisubizo, what can we do? Urumva? Rero wavuye aho hantu ugatangira kwiassociatinga n'abantu bagufasha kuri iyo vision cyangwa icyo ushaka kugeraho. Ibyo nabyo biri mu bintu byagufasha. So rero ni byinshi cyane twavuga, ariko turangiza conclusion, twavuze yuko impamvu itera abantu ubukene ni ukubaho ubuzima burenze ubushobozi bwawe. Rero ugende ubitekerezeho, eske sinaba mbaye ubuzima burenze ubushobozi bwanjye, wenda amafaranga nkorera ubu nyine yari kugira icyangezaho, ubu nyine akaba ari ahubwo ndimo kujya future yanje, I'm eating my future, ndimo guspendinga future yanje nkayijya muri present, ku buryo future nta kintu nzaba ngifite, kandi ubuzima ko burakomeza guhinduka, sibyo? Number 2 tuvuga kudakora budget, sibyo? Ibi nabyo kudapangira amafaranga haja, amafaranga aje ahashaka. Sinzi ko aho wumva, kudapangira amafaranga yawe ahaja, aje ahashaka, kandi nawe arakudrivinga. Kandi company nko twabivuze zasamye rimwe, buri company yose ikeneye urufaranga rwawe, kandi nutareba neza you end up nyine spending on the things you didn't even plan. So you need to plan. Number 3 tuvuga iki? Kutagira emergency. Kutagira emergency fund, kudasavinga amafaranga yagufasha mu kibazo igihe habaye ikibazo cya emergency. Urumva? Number 4 tuvuga kutagira skills, kwibikaho ubumenyi. Kwibikaho ubumenyi, naho twahatinze, simpasubiramo, nayo point ndagira ngo twari tuvuye mbere y'iyanyuma. Yes, turangirije. Kudakunda comfort cyangwa se kureka ubunebwe, dukura amaboko mu mufuka, twige kugira ngo twiteze imbere. Ko gukomeza kwicara gutya iminsi irimo iragenda, tujya duhora twumva ngo life is short, ariko do you really think about it? Jya ubitekerezaho ukareba ukuntu ubuzima ari bugufi. Urebye wa muntu w'umusaza uri muri za 80, umwegere ukamubaza niwe wagusobanurira neza ukuntu ubuzima ari bugufi. Ariko iyo tukiri bato gutyo wumva ugifite time, nabanza nkiberaho buno buzima, nzaba mbitekerezaho nkuze. Ariko abantu batekereza cyangwa se abanyabwenge batekereza ubuzima buzaza right now, bakabupreparinga right now, kugira ngo ejo hazaza batazisanga nyine bakirimo gustrugglinga nyine n'ubuzima nk'uko uyu munsi bari. Yes, so guys, twizere ko izi information ziri bubagirire umumaro, nk'uko natwe nyine kugenda tubimenya, nubwo natwe tutari twaminuza, we are still learning. Turacyari mu rugendo, twese turimo kwiga, ariko kandi iciza nuko nyine imbuga nk'izi YouTube tuzikoresha nyine mu kugenda twungurana, icyo uzi ukakinyungura, nanjye icyo nzi nkakikungura, twese tugafatikanya muri runo rugendo. So rero nimba hari topic mwifuza ko nimba hari ikintu twasize, kuko impamvu zikenesha abantu ni nyinshi pe, izi ni nkeya gusa twabashije
impamvu zitanu ni byinshi bikenesha abantu, ni nyinshi cyane. Nawe wakongeraho n'izindi muri komenti wenda tutavuze, kandi rwose ni nabyo byiza, ni nabyo dushaka ko wenda mugira icyo mwatwungura mukatubwira ati hey guys, twifuza ko mwazavuga kuri iki nacyo, kuko dushaka gutacinga abantu spiritually, tukabatacinga financially, nyine tugakora kuri area zose zigize umuntu nyine, kugira ngo ntihagire area isigara mu buzima bwiwe. So rero murakoze cyane, and thank you so much my dear wife kuba wabashe kuza tugafatikanya mu gukora kino kiganiro. Ubwo aba viewers nyine ubwo nibagukenera, kandi ubwo nzakwenvitinga kandi kugira ngo dukore indi video. Rero urakoze cyane. Thank you so much for having me. Nanjye nishimiye kuba hano cyane. Ikiganiro cyari cyiza. I'll be more than happy to come back. Okay. If you show some love. Okay. What if they don't? If they don't, I'm gone. Yeah. Okay. Yeah. All right guys, ubwo rero naho ubutaha, Mwami Yesu abane namwe.